Shuti mudukurikiye ku murongo wacu Info France Rwanda, nongeye kubasuhuza muraho neza. Kongeye kubategurira ikiganiro cyo kwimakaza umuco nyarwanda cyane cyane muri ibi bihugu by'amahanga dutuyemo. Niyo mpamvu turi buze kubona ko umuco nyarwanda ufite aho utandukaniye n'indi mico, kandi tugasanga ko umuco nyarwanda mu rubyiruko, mu bakuze, bega mu nzego zose urabaranga aho baba hari hose. Ari amaraso y'umuntu aba arimo umuco we. Abanyarwanda no mu maraso yacu haba harimo umuco wacu. Ibyo biraranga umuco nyarwanda, ari byo tuvuga, ari byo dutekereza, ari byo twidagaduramo, ari inganzo zacu, ndetse ubukungu twasigiwe n'abakurambere, ari byo twita umurage. Ibyo byose bigize umuco nyarwanda. Ubwo sinshatse kurondora ahantu hose mbega igihugu cyacu gifite h'uburanga, sinshatse kurondora ibikoresho by'abakurambere bya kera, ariko cyane cyane nashatse ko dukunda kuvuga ku ngingo ikomeye igize umuco nyarwanda, ari rwo rurimi. Kandi ururimi n'ubundi mu kinyarwanda bavuga ko ururimi iyo rutunganye n'umuntu aba atunganye. Bityo umuntu yatunganye rero n'umuco w'igihugu ubutunganye. Ubwo rero nagira ngo nongere ngaruke kuko kwibukiranya umuco icyo ari cyo, umuco nyarwanda ko ari umutima nama wawe uguha kuvuga ngo urakora iki, ntukora kiriya. Tukongera kwibukiranya ko kumvira umutima nama wawe mu byo ukuyobora ndetse ukabikora, mu byo ukuyobora ngo ntubikore wowe ukabikora, ibyo birumva ko bihamanye n'umutima nama icyo uba ukugiraho inama. Twavuze gatoya ku biwuranga, ariko niyo mpamvu uvuga ngo uyu murongo wacu France Info cyangwa se Info France Rwanda, ndagira ngo mbabwire ko rwose ntabwo uzahwema kuduhiturira kwimakaza umuco nyarwanda. Ari nayo mpamvu muri iki gitondo cyangwa se kuri amanywa y'ihangu cyangwa se ku mugoroba, biterwa naho muri, nagira ngo rwose twibukiranye ibyo bintu kuko ni ingenzi cyane mu muco nyarwanda. None rero mu mahanga turimo, banyarwanda aho turi twose hatandukanye, ndagira ngo rwose izi mbaga z'abanyarwanda tugize ndetse n'imbuga dukunda kuvugiraho nk'abanyarwanda, zibe imbuga dushyiraho ibintu byiza. Cyo ndakigarukaho rwose, dushyireho ibintu byiza, tuvuge ibintu byiza, tuvuge ibintu bitaka u Rwanda rwacu, tuvuge ibintu bitaka abanyarwanda aho bari, twidagadure muri byo, dukore muri byo, dutekereze muri byo, tureke abanyamahanga duturanye, inshuti zacu n'abandi twashobora kugeraho, kugira ngo nabo tubushyire muri wa muco wacu bawunezererwe. Ubwo rero nongera kwibutsa babandi bakurakuranwa ku mbuga y'uwitwa Padiri Nahimana, kugira ngo rwose bareke ibikorwa bibi. Batinyutse guhiruka kwita u Rwanda ngo ni irimbi. Ndavuga nti umuntu yatinyuka gute kwita igihugu cye cyamubyaye, yarerewemo, agakuriramo, kw'icyo gihugu ari irimbi? Icyo kora kubasize bamenya amaraso hariya, kubasize bagandaguye abantu hariya, birumvikana ko ibyo babyigamba, ariko mu kubyigamba baratoneka abagifite ibikomere muri icyo gikorwa cyabaye, muri ubwo bugizi nabi bwabaye. Niyo mpamvu avuga ngo ibyo se byakomeza bikaranga umunyarwanda, byakomeza kubera ko umuntu yihisha inyuma yabyo, akaza kubeshya abanyarwanda, akaza kubakangurira ibintu bitari byo, akabashyira mu binyoma, ubwe apangapanga, akabashyira mu bugizi bwa nabi, mu mpuha, noneho ubwo ibandi ntibazasobanukirwe impamvu uwo muntu atwarwa n'ibyo bintu. Yewe mugabo uherutse kwita u Rwanda ko ari irimbi, nagira ngo ntuzongere rwose. Nagira ngo nkubwire ngo iyo mvugo ni mbi. Iyo mvugo aho hose wamaze kubivuga nawe ubwo sinzi ko wagize amahoro. Ndumva byaraguteye ipfunwe, byaraguteye ikimwaro, ni warasinzira ibyo simbizi. Ariko ibyo nongera kugarukaho nuko iryo jambo niryo ngera gusohoka mu kanwa kawe,
nawe uzumva icyo urimo ukora. Nongeye kwibutsa rero abavuga iby'ubwicanyi bagashoza ntambara, kuko tutababwiye mwakomeza mukibwira ko muri gukora ibintu byiza, mwakomeza mukajyana benshi muri iyo mirimo mibi, muri izo mvugo mbi, muri ibyo binyoma, muri ubwo bugome. Ndagira ngo rwose tubabwire tweruye yuko ibyo bintu bigomba guhagarara bikavaho. Haretse no kuvuga ngo mbese ngo urabimbuza nkane, ndabikubuza nk'umunyarwanda mugenzi wawe, n'abandi bashobora kubikubwira bazabona akanya cyangwa se batarabona akanya, ariko kugira ngo izo mvugo zibahindanye ubwanyu bwite, zikabahindura abatakiri abantu, kugira ngo mugaruke ibuntu. Icyo kintu zakigarukaho, icyo kintu kizatambuka ku murongo Info France Rwanda, kugira ngo abantu bari hanze, ndashaka kuvuga abanyarwanda bene wacu, nkavuga ndetse n'inshuti muri rusange, bazibukire mwebwe ubwanyu muvuga ibyo bintu bidakwiriye, bave mu nyuma hanyu, kuko nzi ko abenshi mubarangaje imbere, kandi murangajije imbere ibyo bitutsi, ubwo bugizi bwa nabi, ubwo bugome. Mbega ibyo mugamije ntimubibabwire, ariko icyo mugamije ni ugushoza intambara, icyo mugamije ni urugomo, icyo mugamije ni ukongera kuvusha amaraso, icyo mugamije ni ukomeza guhemukira abanyarwanda, mubakomeretsa mu bikomere bagize, kugira ngo be kugira umutekano. Murishuka cyane, abo mu Rwanda baratekanye, bameze neza, ariko abo mu mahanga nibwira ko ari twe dufite ikibazo. Turagifite pe, turagifite, kuko ibyo uvuga uri hano mu mahanga ntibibwire ko bigenda bigahindura gahunda nziza abanyarwanda bifitiye, bazamukamo, bateramo imbere, kandi babanye neza pe, babanye neza, barasangira utwabo, barongera bakigumira hamwe. None we ibyo biteye ishyari, bikagutera umujinya, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bizagusama, bizakumera nabi. Icyakubera cyiza ni uko wareka izo ngeso mbi, kandi akomeza kubivuga, nzabivuga igihe cyose nzaba mfite akanya nk'aka ngaka, kugira ngo umutekano w'abanyarwanda bari hano hanze he kugira icyutokoza, bitewe n'imvugo ya bamwe, bitewe n'iterabwoba, bitewe n'isindwe ridafite icyo rishingiyeho. Umuntu w'umugabo agatinyuka akita igihugu cye ngo nirimbi. Wakumva nawe ubwo umaze kwiyumva, wumva uhagaze he? Wumva uri iki? Wumva ugifite wa mutima nama ukubwira ngo uvuze bibi, utukanye nk'umuntu ungana gutyo? Hari byinshi nababwiye ubushize, ariko ibyo nagira ngo mbabwire muri aka kanya nuko ibibi byakozwe bitakingirizwa n'imvugo y'ibinyoma, imvugo yuzuye ububi gusa, imvugo yuzuye gahunda mbi gusa. Ndagira ngo ibyo nabyo bigaragare, nta soni, nta no kumwara, ariko ibyo ari byo byose biragomba kugaragara. Ndasaba abatwumva kuri uyu murongo ngo mwamagane bagashoza ntambara. Ibyo barenzwe ni ubugome, ibyo barenzwe ni urwangano, ibyo barenzwe bafite ishyari ku iterambere ry'u Rwanda muri iki gihe cya none, ko ni igihugu gihagaze neza. Ndabibabwira rwose, ni igihugu kiryoshye, ndacyakomeza kubibabwira, ni igihugu kigendwa, ni igihugu bishimira, ni igihugu amahanga ataramana agataramiramo, kandi akaryama agasinzira. Mukongera ngo kiyobowe n'agatsiko. Mwese muri hanze mubakubye inshuro zingahe? Mwicaye ahangana gute? Mufite iki se? Ni ubusa, ubusa, ubusa. Cyokora icyo nababwira, nabakura inzira ku murimo, nuko abatasi mwacyoherejemo bakibabwiye nabi, bakibabwiye nabi, ndetse ahubwo nabakangura kugira ngo mwigireyo, mukirebe igihugu cy'u Rwanda muvukamo, igihugu cyanyu, ucyemera ko ari iki kandi utacyemera ko ari iki, nawe nta burenganzira afite bwo kugisebya, kuko rwose ibihano birahari kandi birateganyijwe. Ubwo se ntimubona ko mwitesha agaciro, mwibwira ko ibitutsi bifata utabatuka? Murata igihe, kandi ndagira ngo mbabwire ko igihe gitakaye ntikigaruka. Murihindanya gusa, mwangiza urwababyaye, murutuka ngo nirimbi.
mbega kaga ntimwishuke. Ndabibutsa ko u Rwanda ruhagaze neza. Ndabibutsa ko u Rwanda ubu tuvuga muri iki gihe cya none, uretse ibyo mwitango baratekinika, nabwo muzatekinike nkabyo, muzatekinike mubigereho, muzatekinike muhagarika u Rwanda nk'uri hariya, namwe muzatekinike. Iryo jambo mwashyize hari rikaba ribakingirije, rikaba ribahinduye abatareba neza ngo bafutukirwe. Ndagira ngo ayo magambo yose tugende tuyakura mu nzira, kugira ngo amagambo aboshya, kugira ngo amagomba muyoshyeshya abandi, ibyo byose bive mu nzira. Ndibwirira urubyiruko ndetse n'abandi bafite inyota yo kugira ngo bigire mu Rwanda, kugira ngo ntimugire ikibabuza rwose. Iryo terabwoba ntiribabuze kwigira mu Rwanda, ni urwanyu. Mwaruvukiyemo, ababyeyi banyu baruvukiyemo, basogokuruza n'abanyogokuru baruvukiyemo, bene wanyu bose baruvukiyemo, ndetse bamwe baracyahari, barababwiza ukuri, abo hanze bakababeshya ngo ntabwo ari ukuri, ngo n'ugutekinika, ngo n'ibishushanyo. Mwigireyo murebe rubyiruko, kandi ahanyu hejo ni mwebwe bireba, ni mwebwe bisaba kugira ngo muhubake, ni mwebwe musaba kugira ngo mwubake kukuri. Ikinyoma nta mwanya gifite. Nongera rwose kwisabira abavuka Rwanda aho muri kunyarukira mu Rwanda, kugira ngo mubone uko munyomoza ibyo binyoma biri hanze aha ngaha. Kandi ikigeretse kuri ibyo nuko namwe musabwe kugira ngo munenge ibibi, ibitutsi, ibinyoma bya bamwe bari muri diaspora hanze aha Nyarwanda, mubinenge mwivuye inyuma, mubireke mubitere umugongo. Kuko aho kugira ngo abantu babeshye ngo n'abapadiri, abantu babeshye ngo n'abakozi b'Imana, abantu babeshye ngo n'abayobozi runaka, ngo bafite guverinoma iri hariye, koko iyo namwe yo murebye mubona abantu bari muri guverinoma yihe, mubona iyo guverinoma ngo witwa Thomas, iyo guverinoma ni bwoko ki? Ariko rwose kubeshywa bigeze aho ngaho nakaga. Bana b'u Rwanda rero, muharanire uyu murongo. Ndabinginze cyane mwebwe urubyiruko, mutaba ingaruzwa binyoma, mutaba ingaruzwa bwoba. Hanze aha ngaha abatukanyi, hanze aha ngaha abagome, hanze aha ngaha abanyabinyoma bashaka kugira ngo babazingazingiremo. Kandi rwose u Rwanda rwarababyaye, u Rwanda rwakurije ababyeyi banyu, u Rwanda rwagaburiye ababyeyi banyu, u Rwanda rwigishije ababyeyi banyu, barakura barasohoka, barangiza amashuri, bamwe babonamo imirimo ndetse barakomera, none bageze hanze. Ibyo se barabuza kubibageraho kubera iki mwebwe? Kuki bababuza kubigeraho ubwanyu? Kuki babuza kugira ngo namwe mwigereho murebe ibyo byiza bihari, murebe aho barerewe, murebe aho bakamiye, kugira ngo namwe mwikamire? Muyoboke umurongo Info France Rwanda, izajya ibagezaho amakuru, izajya ibagezaho ibitekerezo binogeze neza, izajya ibagezaho, uyu murongo uzajya ibagezaho impuguro n'ubuhanga ku byo mukeneye kumenya ku Rwanda, ku byo mukeneye ku gihugu cyanyu cyababyaye mu muco mwiza nyarwanda. Ndabinginze kandi ndabasabye mwiyandikishe kuri uyu murongo, kuko uyu murongo wiyemeje ibyo bintu byose maze kuvuga, guhiturira abanyarwanda ko umunyarwanda nyamunyarwanda utavangiwe rwose, ko umunyarwanda wa wundi ufite ibitekerezo byubaka, ko umunyarwanda wa wundi ufite imigambi myiza, wa wundi ufite komora ibisebe, wa wundi ufite kugira ngo ugire gute ukureho ibitegura intambara aho zaturuka hose. Igihugu cy'u Rwanda kirimo amahoro, igihugu cy'u Rwanda kirimo umutekano, igihugu cy'u Rwanda kirimo ibyiza byose. Nitwibwire ko ibyo tubona mu mahanga mu Rwanda bidahari. Kandi abanyarwanda baravuze ngo inkono y'iwanyu ihisha ibiryo biryoshye, ihisha ibiryo bihumura, ihisha ibiryo
byatetswe n'umubyeyi wawe, byo nta kubyishisha. Niyo mpamvu mu kurangiza ngira ngo mbasabe rwose ko uyu murongo ubazirikana, uyu murongo wongera kwamagana inkozi z'ibibi, wongera kwamagana bagashoza ntambara, wongera kwamagana ibyo bita ngo ni guverinoma iri hanze, mbega iyobowe mu buryo bw'ibinyoma, iyobowe mu buryo bw'ibitutsi, n'abantu bakwiriye kuba ari abagabo bafite gahunda nzima, n'abantu bagomba kuba ari abagabo bavuga bati twishyire hamwe, twe kubyita guverinoma, twishyire hamwe, ahubwo dushaka uburyo ki tuzamura igihugu kiri hariya natwe twizamura, kandi ibyo bikwiriye. Nabararekeye yuko abashaka kugira ngo bajye mu butegetsi ntawe bafungiye umuryango, mwawujyamo neza, mwawujyamo mutanga ibitekerezo, ubwo butegetsi mwawujyamo muri hamwe n'abandi, ntawe babahejejemo, nta rugi rwabakingiraniwemo, ndabinginze. Ariko ibitutsi, ariko ubugome, ariko gushoza intambara nta mwanya bifite. Igihe cyabyo cyararangiye, ubu ni ukubana neza, ubu ni ukugendana neza. Nagira ngo naho Imana aho uhari, aho ngaho uri rwose, n'abantu ushyize mu binyoma gusa, muva aho ngaho, mubireke, ntacyo biri bagezeho, ntacyo biri butange. Nagira ngo mugaruke mu Abanyarwanda nyabanyarwanda, mugaruke mu muco, mureke ingeso mbi, mugaruke mu ngeso nziza. Namwe kandi muyoboke uyu murongo, nabasezeraniye kuzabubaka, nabasezeraniye kuzabagira inama, nabasezeraniye kuzabayobora, nabasezeraniye ko uyu murongo ufite byinshi mutazi kandi mukeneye kumenya. Nibyo nababwiraga. Mbifurije amahoro, mugubwe neza, murakoze.